aya magambo ni ayawe Paul Kagame umaze kwica Kizito Mihigo w'inzirakarengane umuhoro ubusa. Ndamutse mvugishije umutima wanjye nakubwira nti pu uzabe ikivumi, ndi umusasaridoti tubasuhuze bakunzi ba Karame Rwanda TV. Turabasuhuza mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, tugasuhuza kandi abanyarwanda muri rusange. Uyu munsi ikiganiro cyo kuri uyu munsi twabateguriye ikiganiro gifite ingingo imwe yonyine rutoki irebana n'umuvumo, n'ingingo irebana n'umuvumo n'ubuhanuzi. Abantu benshi bakwibaza batese umuvumo n'ubuhanuzi bitandukaniye hehe? Turahera ku buhanuzi muri rusange, ariko mbere y'uko ninjira ku buhanuzi nyirizina, iyo witegereje ibintu uko bimeze mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi wa none turiho twumva iki kiganiro, ukareba ibiri kubera mu Rwanda, cyane cyane gutsindwa cyangwa se kunanirwa kugezwa ku byo twari twarijejwe, ndetse ukareba rimwe na rimwe nk'uko Perezida Kagame aherutse kubivuga mu kiganiro cyo ku itariki enye, ni ijambo yabwiraga abanyarwanda. Mu byo yaravuze ati mu by'ukuri ni iki twakoze ku buryo ubona isi yose ihaguruka ikaza igahagurukira u Rwanda? Twakoze iki? ni ukubera iki? Aho niho nagerageje gukusanya ibitekerezo, niho nakuye ibitekerezo, ndavuga nti reka tuzaganire kuri iki kintu kijyanye rero n'ubuhanuzi n'umuvumo, kuko nabonye ari byo cyo kibazo dufite mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo tuvuze ubuhanuzi, abantu benshi bahita birukankira gukora referanse ku buhanuzi bw'umugabo witwa Magayane. Ni umugabo wabayeho wapfuye mu gihe cya Repubulika ya Kabiri. Magayane hari ibintu byinshi yahanuye, hari abajya babikoraho ibiganiro bakabyenterpreta buri wese uko ashobojwe. Hari n'abavuga bati uyu munsi wa none ibyo yahanuye bimaze kuboneka, bimaze gushyirwa mu bikorwa, ahubwo turi ku ndunduro, harabura igihe gitoya. Wagaruka rero no ku buhanuzi bw'uwitwa Nyirabiyoro. Nyirabiyoro nawe hari uburyo yahanuye. Mu buhanuzi bwiwe harimo uburyo bisa n'ibyamagayane, hari uburyo abantu bazaza bagafata ubutegetsi, hari n'uburyo yavugaga uburyo abari ku butegetsi bazabuvaho. Hari undi mugabo ariko abantu batakunze kuvuga cyane, ariko nkunda ngewe kumva ibintu byiwe, ni umugabo witwa Nsabagasani. Serija Nsabagasani yabaye muri Uganda, twari dutuye n'ahantu hajya kwegerana. Ikibazo sinigeze namumenya, namumenya ari uko bavuze yuko yazimiye, ko yaburiwe irengero. Ariko nagerageje kunyura mu bitabo, ngenda ndashakisha, nza kugwa ku bintu yari yarahanuye kera mu nyandiko mbese zijyanye n'ubuhanuzi bwiwe. Hari n'ubundi buhanuzi bw'abitwa ba Maria Domitira n'abandi, ariko simbitindaho cyane. Ibi rero bijyanye n'ubuhanuzi, aba bose bagaruka muri abo maze kuvuga, bagagaruka ku irangira rya Rwabujindiri, bamwe niko bamwise, ndetse bakagaruka cyane cyane ku isubiranamo y'abicaje ku butegetsi, ubundi bakavuga intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gutaha kw'ingabo zizaba zaragiye hanze y'igihugu. Aba bose rero ikintu bagarukaho nyine banahurizaho kindi poekome ni urupfu rwa Perezida Kagame. Nanjye nari nkabije cyane, ni urupfu rw'uwitwa Rwabujindiri cyangwa uzaba ayoboye igihugu icyo gihe. Rero nicyo nashaka kuvuga. Mu by'ukuri iyo urebye nyine ku buhanuzi, ubuhanuzi buvuga ni ukuvuga ibizaba. Hari abantu rero bagiye bagirirwa uwo mugisha, si ngombwa ngo uri umukristu, si ngombwa ngo uburinde. Hari ubuhanuzi buturuka ku gusenga, ndabyemera, hari bwinshi nagiye nanabona. Hari n'ubuhanuzi umuntu wenyine Imana imwihera akajya ahanura ibizaba. Nzi abantu benshi byagiye bibaho, atari ukuvuga no gusenga, ugahura n'umukecuru akaba yati mwana wanjye dore mbonye ibi n'ibi, akimukubita amaso, atari umupfumu, atari n'ikindi. Reka ngarukiraho ku bijyanye rero n'ibi bijyanye n'ubuhanuzi, noneho ngane ku muvumo. Mbyiruka bavugaga ko mu byo batubwiraga iwacu, batubwiraga ko abana bagomba kugira ikinyabupfura, ko ababyeyi bashobora kukuvuma ukagira ibibazo mu buzima bwawe ukazapfa uzerera,
ariko noneho ikintu gikomeye cyarimo ni uko batubwiraga bati nyogosenge yakuvumyeho n'ibindi bindi. Hari ahantu twajyaga tunyura ngiye kwa marume, hari ibiti binini cyane byitwa umukamba, byabaga byarabyimbyeho ikintu kimeze nk'ipapayi kinini kiruta ipapayi. Noneho icyo kintu rero bajyaga batubwira bati murareba uriya ni umwana watutse nyirasenge, none atutse nyirasenge aramuvuma yumiya kuri kiriya giti. Ku buryo nakuze n'uyu munsi wa none numva muri njyewe wuko umuntu witwa masenge ari umuntu wo kubaha, atari umuntu wo gukinisha, ari umuntu wo gutwara buhoro, ari umuntu wo kugisha inama. Igihe cyose ufite ikibazo n'icyo udashobora kubwira ababyeyi bawe ko ushobora kukibwira nyogosenge, kandi ni nako mu muco nyarwanda byari biteye. Rero nkiri ku kiri iki kintu kijyana n'umuco nanivuze ku babyeyi, nibyo twakuze batwigisha kuri ba nyogosenge, ndetse no ku bantu bakuze. Umuntu uwo ari we wese twakuze twitwararika batubwira ko tugomba kubaha abakuze, ko umuntu mukuru ashobora kukuvuma bikakugiraho ingaruka mu buzima. Ni muri urwo rwego rero, aho ni mu muco wa kinyarwanda, ariko noneho mu muco wa gikirisitu. Mu muco wa gikirisitu impamvu ariho ngira ngo nibande ahanini, nari ndi kureba amakuru kuri za social media, nza kugwa ku nkuru yatambutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, aho Padiri Nahimana Tomasi yarakajwe kandi ababazwa cyane n'urupfu rwa Kizito Mihigo wari umaze kwicwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Avuga ibintu byinshi ariko asoza hari ikintu akoze, ni nk'umuhango wo kuvuma umugabo witwa Paul Kagame. Yaramuvumye, amuvumana n'ibye n'abiwe, ariko akoze referanse kuri Bibiliya. Reka gato munyihanganire tubanze turebe ayo magambo Tomasi yatangaje kuri uwo munsi, noneho tubone gukomeza ikiganiro cyacu tumaze kumva neza ibyo yavuze ari ibiki. Twatangiye, twagiye. Guceceka ntacyo bimaze iyo umuntu ntacyo kirengera. Inkuru y'incamugongo itugezeho mu kanya yuko umuvandimwe dukunda cyane, abanyarwanda benshi bakunda, Kizito Mihigo, inkotanyi zimaze kumwica. Ariko mu by'ukuri amakuru turayafite yuko atapfuye uyu munsi, nubwo ariko babivuze, mu by'ukuri yishwe urw'agashinyaguro kuwa gatandatu ushize. Amagambo yahise anza mu mutwe maze kumva iyo nkuru yanzengereje ni amagambo yo muri Bibiliya. Nibutse cyane aho Uhoraho Imana yabwiye Gahini amagambo akarishye imaze kumenya ko amaze kwica umuvandimwe we. Kwica Kizito Mihigo muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, hari umuntu umwe wenyine wafashe kiriya cyemezo. Uwavuga ibindi yaba atazi u Rwanda, ni Paul Kagame wenyine, perezida cyangwa ingirwa perezida w'u Rwanda muri iki gihe. Kuko umushumba wica intama nta mushumba urimo. Umuntu wita perezida wica abana wigize nta mpuhwe, nta muperezida urimo. Amagambo yaje mu mutwe rwose namubwira mubonye muri uyu munota, mubonye muri uyu mwanya, ni amagambo nyine Uhoraho Imana yabwiye Gahini. Reka njya rero muri Bibiliya. Wakoze ibiki? Amaraso ya murumuna wawe wamennye ngaha aratabariza mu gitaka. Ubu ngubu rero ubaye kivume ku butaka bwo bwasamye ukabwuhira amaraso ya murumuna wawe. Nuhinga ubutaka ntibuzongera kukurumbukira, uzahora uri inzererezi yangara ku isi. Ayo magambo ubu ngubu ntakira ya Gahini wa kera, n'aya Gahini Kagame. Irindi jambo ryanjemo nanone ni iryo Yesu yabwiye abafarisayi. Iryo jambo yababwiye riri mu ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 23 kuva ku murongo wa 33 kugera kwa 36. Yesu yarababwiye abo bafarisayi kubera imico yabo mibi ati, mwanzoka mwe, mwanyoko z'impiri mwe, muzarokoka mute igihano cy'umuriro w'iteka. Dore rero mboherereje abahanuzi, abanyabuhanga n'abigisha. Muzica bamwe mubabambe ku musaraba, abandi muzabakubitira mu nsengero
mu masengero yanyu, mubameneshe mu migi yose. Bityo ariko muzaryozwa amaraso yose atagira ingano yamenetse ku isi, kuva ku maraso ya Abeli intungane kugera ku maraso ya Zakariya mwene Barakiya mwatsinze hagati y'ingoro n'urutambiro rwayo. Ndababwira ukuri, ibyo byose bizaryozwa ab'iki gihe. Aya magambo ni ayawe Paul Kagame, umaze kwica Kizito Mihigo w'inzirakarengane umuhoro gusa. Ndamutse mvugishije umutima wanjye nakubwira nti uzabe ikivume, ndi umusasaridoti, uzabe ikivume kubera amaraso ya Kizito umennye, kimwe n'ay'abandi b'Abanyarwanda b'inzirakarengane umaze imyaka 20 n'ingahe umena. Amaraso ya Kizito asa n'ay'abandi benshi cyane wamenye, ariko n'amaraso y'umurengera ntabwo yari ngombwa. Aya amaraso ya Kizito azakogame Paul Kagame, akokame, kandi ntakokame wenyine n'urubyaro rwawe, kuko urica abana b'abandi. Wigize mpekura ababyeyi. Nyina wa Kizito ari hehe ngubu? Nyina w'abana bose wishe guhera muri 90 bari hehe? Ntabwo ari ababyeyi. Amaraso ya Kizito ndabikubwiye azakokame wowe n'urubyaro rwawe. Kuki mvuga ibi ngibi? Reka turekere ahangaha dukomeze bavandimwe, nk'uko nabibabwiraga. Reka tujye tuganira ku bintu byinshi ku buzima bw'igihugu, ariko tugerageze no kuganira no ku bijyanye n'umuco. Ndavuga hari umuco wa nyarwanda dufite, ariko dufite n'umuco wa gikristo. Mu muco wa gikristo rero, nk'uko nari maze kubivuga, uyu Padiri Nahimana ufashe, wagize akababaro akagira agahinda, agafata icyemezo cyo gukora referanse ku ijambo ry'Imana, Bibiliya iruhande rwe, agasoma Bibiliya iruhande rwe, akavuga ibyabaye, hanyuma akagerekaho umuhango yo kuvuma umugabo witwa Paul Kagame. Abantu ntimukajye mubifata nk'ibintu byoroshye. Hari ubwo abantu babona umuntu agenda akora ibyo akora agira gute, bakagira ngo abantu twese dufite ububasha bumwe cyangwa twahaye ububasha bumwe. Ntabwo ari byo. Ibi ni ibintu abantu twagombye gufata oseriye, ndetse n'ibintu bikomeye cyane, bikomeye cyane. Nibwo bwa mbere numvishe mu gihugu cy'u Rwanda uwihaye Imana ahaguruka akavuma umuntu wo mu buyobozi, noneho by'umwihariko akaba yaravumye yaravumye perezida wa Repubulika, nta wundi, Paul Kagame. Mu bintu rero tugomba kubaza kwitwararikaho, ikintu cya mbere mbanza kugarukaho ni ikijyanye n'abihaye Imana n'uwo muri Kiliziya Gatolika. Nanjye ndi umunyagatolika, ariko ndagira ngo mbwiriwe abantu nigeze birenze rimwe, byari nka kabiri, njya guhagarara cyangwa gukurikirana uburyo ubusaseridoti butangwa. Ni umuhango, ubusaseridoti ni isakaramento rikomeye cyane muri Kiliziya Gatolika. Nagiye kubikurikirana, ndeba imihango babakoreraho. Iyo bamaze kumukoreraho ya mihango yose, bamuhereza ububasha, ni ukuvuga ko abahawe ububasha ubwo gukora bimwe mu nshingano Kiliziya Gatolika imuhereza. Abagosho cyane cyane nko mu bijyanye n'amasakaramento, niwe wenyine padiri ushobora gushyingira, niwe ushobora kubatiza, nubwo hari uburyo bundi bworoshye bubatiza umuntu agiye nko gupfa. Niwe ubatiza, niwe utanga mbese ari amasakaramento yose twabonye, plutôt y'amasakaramento yose 6 ukuyemo ry'ubusaseridoti ko baba yararihawe na Musenyeri. Niyo mpamvu nagira ngo mvuge nti ariya mavuta babasiga bantu ntimubikinishe. Iriya kanzu mubona, faites attention, mwitonde. Ndi umunyagatolika, samakabya nkuru, ariko ndagira ngo mbabwire ngo abantu bihaye Imana, iyo bamaze gusengerwa, bamaze kuramburirwaho ibiganza, bamaze gusigwa amavuta, baba bahagaze mu mwanya wa Yezu Kristo. Ubwo ni ukuvuga ko baba bahawe ubutumwa bagomba gukwiza ku isi hose, ariko mu mwanya wa Yezu Kristo. Reka ariko mbyita, ni nako bimeze. Yezu Kristo twibukiranye ko mu mateka ya Bibiliya mu isezerano rishya hari aho batubwira ko Yezu yagiye iruhande rw'igiti cy'umutini, yarakivumye, icyo giti kiruma. Cyumishijwe n'iki? Abantu bavuga ngo wenda ni ibitangaza bibaho. Yavumye igiti cy'umutini kiruma. Uyu nawe uri mu mwanya wa Yezu Kristo aravuma umuntu kubera ibikorwa bye bibi.
ni kenshi twagiye tubona abami b'ibitangaza bicaye bagahinduka inyo n'imbaraga z'Imana. Ibyo Yezu yakoreraga rero akiri ku isi, abo yasigiye ububasha cyangwa bahawe ububasha bwo gukora mu mwanya wiwe, byo guhagarara mu mwanya wiwe, nabo barabikora. Ibi rero mu by'ukuri reka wenda simbitindeho cyane, ariko mbabwire ngo padiri aba yarahawe ububasha bwo gutanga umugisha, ndetse akaba n'ubu bubasha bwo kuvuma rwose arabufite, wese ko atanga n'umugisha yabuzwa n'iki kuvuma? Byose ni ibintu bishoboka. Rero nagiraga ngo mvuge nti hari abantu bavuga bati ibi ngibi padiri yabikoze kubera politiki. Ntawe bihuriye na politiki. Urupfu rwa Kizito ntabwo cyitwa politiki. Urupfu rwa Kizito nyine n'urugomo nibwo bwicanyi bwa FPR. Hari rero benshi babona ubutegetsi bwa Kigali umunsi buri muri muzunga. Hari benshi babona ubutegetsi bwa Kigali bufite ibibazo na perezida wabwo muri rusange, utakishobora no kujya muri public, utagishobora no gusinya, bakavuga ngo ni ibintu bya gusa. Nababwiye ngo iyi si turimo, umuvumo mubi wa mbere uwukura mu muryango, ariko noneho iyo bikozwe n'umuntu wihaye Imana ni ikindi. Reka noneho mbereke n'akandi kantu. Ni umuntu w'umubyeyi nkunda gukoraho reference buri gihe. Ashobora kuba ari umuntu n'umumama nabonye bajya bitaho n'abasangwa butaka, n'abasigajwe inyuma n'amateka, ngenda mwise umusangwa butaka. Reka twumve icyo yabwiye nawe Perezida Kagame mu Rwanda, muri rura Rwanda tuzi. Munyihanganire, reka banze nkureho. Oya munyihanganire gato, reka nze nshyireho uyu mubyeyi nawe turebe ibyo yavuze ku butegetsi buriho, kandi yabivuze ari mu gihugu cy'u Rwanda, ko bitabaye binini se. Ndabona hano. Okay. Uyu mubyeyi aka video nkunda kugakoresha, sinzi aho kavuye mu Rwanda igihe kakorewe, ariko kakozwe muri iyi myaka hagati y'ibihumbi 2002 na 2005. Reka twumve ibyo yavugaga. Ntabwo mushyigikira perezida uhari? Mushyigikira ndaha jewe nta maso yaje no tangiye nende munyakarama ndi muyevukazi. Murakoze cyane. Rero reka tugarukire ahangaha kuri uyu mukecuru w'umusangwa butaka, ariko mbabwira nti mu by'ukuri umugisha wa mbere umuntu awukura mu rugo avukamo, mu babyeyi d'abord no hambere no mu muryango. Umugisha wa kabiri uhabwa na bavandimwe n'inshuti, ariko noneho umutegetsi cyangwa umuyobozi w'igihugu umugisha ukura kuba yobora. Nimba umuturage nk'uyu ashobora kuvuma perezida wa repubulika, umuvumo ni ikintu kitagira ibimenyetso bihita biboneka ako kanya, ariko ngenza abantu bagiye bavuma abandi. Umuntu akakuvuma, yamara kukuvuma ukagenda uwo munsi ukagwa ugapfa, cyangwa ukagwa iyo wagiye ukagwayo, bijya bibaho. Ariko rero muri ibi ngibi, ngarutse kuri ibi ngibi Padiri Thomas Nahimana yavuze, abihereye ku rupfu rwa Kagame, plutôt abihereye ku rupfu rwa Kizito rw'agashinyaguro. Hari ahantu yageze asoma ijambo ry'Imana, ariko aza kuvuga ati ndakuvumye, ndi umusaseridoti uzapfuzerera. Ati kandi ibintu biza kugarukireho wowe mvumye n'umuryango wawe n'abazagukomokaho bose. Rira jambo rirakomeye. Ahubwo umuntu yakwibaza utese hakorwa iki kugira ngo uwo muvumo uvanweho. Tujya tureba kenshi, tujya tubona abaperezida b'ibihugu bitandukanye bapfukama abaturage babo bakabasengera, ugasanga perezida yapfukamye, mu by'ukuri ugasanga perezida yapfukamye yicishije bugufi, abapasitoro bakaza bakamusengera. Twabonye nka perezida wa Amerika, perezida wa Amerika ubwo yari amaze kuba perezida, twabonye apfukama rwose, abantu baramusengera, abapasitoro baramusengera. Ibintu byiza, turavuga tuti ibi ni byiza cyane, ko abantu banavugaga bati hashize iminsi mike mu kwiyamamaza Trump bamurashe, yararokotse, niyo mpamvu ubona ko yishyize mu Mana. Twagiye tubona kenshi perezida wa Kongo, nguyu perezida Felix Tshisekedi apfukamye, yafunze n'amaso, yashyize umutima mu ijuru, yerekeje umutima mu ijuru,
abapasitoro barimo baramusengera. Twabonye nguyu perezida Trump abapasiteri bose bamuzengurutse bamuramburiraho ibiganza bamusabira umugisha ku Mana mu gihe cya manda ye. Twabonye iyi foto nayibonye perezida Museveni afite Bibiliya n'umudamu wiwe, murabona imyaka Museveni ariho n'umudamu we bubaha Uwiteka, n'andi mafoto nabonye ntashoboye kuzana. Ahangaha twabonye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye apfukamye n'umugore wiwe, ahangaha bafite idarapo ry'igihugu cy'u Burundi bari kubasengera. I Burundi ho hari nabonye n'amafoto menshi bamusengera perezida w'u Burundi. Murabona harimo n'umuyisilamu rwose nguyu, ntekereza ko ari ikoraniro ry'amadini ryari ryishyize hamwe kugira ngo bashobore gusengera umukuru w'igihugu. Ikintu rero gikomeye cyangwa ikintu gitangaje muri ibi byose nuko nta na hamwe turigera tubona na rimwe byigeze biba mu gihugu cy'u Rwanda aho perezida Kagame apfukama kugira ngo babe bamusengera. Reka da, naho bagiye bakora ibiterane by'amasengesho mu Rwanda, ahubwo niho yagiye avugira ko yishe ba Sendashonga, niho yagiye avugira ko yishe bakaregera n'abandi. Ni ikibazo kandi bateranijwe no gusenga. Ashaka ko ajya yibagirwa ko ari gusenga, uretse ko umuntu avuga ibimurimo. Gusenga Imana hari abandi Imana itari muri bo no mu bwenge bwabo, hari wundi bakorera cyangwa Satani, byo mu yandi magambo. Niyo mpamvu rero navugaga nti iki nacyo ni ikibazo gikomeye. Ingaruka rero tugenda tubona zituruka kuri ibi bibazo by'uko by'uyu muvumo, ibijyanye n'ubuhanuzi byo nabivuze n'ibindi bitandukanye n'ibi. Ingaruka zijyanye n'umuvumo ni izihe? Hari byinshi byigaragaza mu Rwanda mu by'ukuri ko buriya butegetsi bw'i Kigali buri mu muvumo. Ejo bundi nabivuze, perezida Kagame ari gutakamba avuga ati ibihugu byo ku isi iyo biteranira ku gahugu kangana nk'u Rwanda twakoze iki, twagize gute? Ni wa muvumo w'Imana n'ukuri kw'Imana. Ibintu bibera mu Rwanda cyangwa byabaye mu Rwanda, ngarutse no kuri biriya padiri avuga, mu by'ukuri ni umuvumo. Ni umuvumo, igihugu harimo umuvumo. None se wavuga ko ari impamvu ki isi ihagurukira igihugu nk'u Rwanda? Wagiye muri Union Africaine baravuga u Rwanda, wagiye muri CEEAC baravuga u Rwanda, wagiye muri SADC baravuga u Rwanda, wagiye muri EAC baravuga u Rwanda, wagiye muri Union Africaine baravuga u Rwanda, wagiye muri Union Européenne baravuga u Rwanda, wagiye muri Amerika baravuga u Rwanda, wagiye muri ONU baravuga u Rwanda, wagiye muri Conseil de Sécurité. Icyo kintu biterwa n'iki nyine? Wa muvumo. Gitwirwe tujya kure, ni wa muvumo. Mwabonye ibindi bintu byahise bigira gutya, Kagame akwitara n'ibibazo. Kare nahoze ndeba agafoto kiwe ndahindukiza neza, ndeba uruhande rumwe mbona umutwe rwose wapi, wagira ngo ninduze n'inyundo bakubisemo. Yagize ikibazo cy'uburwayi bukomeye kandi budakira, uretse kububana bushobora no kugira ingaruka ku butegetsi bwiwe. Zira zose ni iki? Zira byose ni ingaruka z'umuvumo. Yego nta utarwara, twese turarwara, ariko iyo ngereranije n'ibikorwa bikorwa hara mu gihugu cy'u Rwanda, mpereye kuri kila kintu Padiri Thomas yakoze cyo kuvuma perezida Kagame, ubona ko mu by'ukuri bari abantu afite umuvumo pe, afite umuvumo warakoze kandi umuriho. Narivuze ku cyo kwanga ku isi yose. Murebe imipaka y'u Rwanda irafunze, relation internationale, ubanye n'ibihugu ku isi wapi? Ibintu arubonegeze numva ari kuvuga nk'aya myanzuro ya Loni bajya bakora n'iki, bati nta handi byigeze bibashize imyaka 40. Perezida Kagame twibukiranye ko amaze mu buzima bwe, amaze guhambwa amenye ari inshuro nyine batari 5, ahambwa n'abanyekongo kandi bagakora iminsi mikuru, bakagenda bagashyingura isandugu, sinzi ibyo bashyizemo, byatangiye 2012. Ubu muntu mwaba muvuga ko hari umuntu tuzi ku isi wigeze ahambwa akiriho, agahambwa inshuro 2 cyangwa 3, ahambwe n'abashaka nyine kumuhamba? Ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo ni iki gihari? Umuvumo. Ni wa muvumo nahoze mvuga uri gukorera. Nabonye ejo bundi bushize ubwo habaga dosiye yo kuzana impunzi mu Rwanda hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza, babaha amafaranga bayarunze, bubatse biteguye, bagize gute, ku munota wa nyuma ibintu biba bifashe indi sura. Abongereza bemera guheba amafaranga bari bahaye u Rwanda, amwe bemeye guheba amafaranga bahaye u Rwanda, ariko baravuga ati impunzi zacu ntabwo ziza mu Rwanda. Kubera iki? Amerika n'Ubwongereza baramurekuye. Kubera iki? Kubera iyo mpamvu ki? Nta kindi ngiye mitanirukanyiraho bitewe n'intego y'isomo cyangwa se ikiganiro cy'umunsi wa none. Ndavuga ni umuvumo, nta kindi gishobora gutuma abantu bakubereye ababyeyi bakuvaho, kumva umuntu yangwa
ku isi yose, akangwa n'inshuti ze, agasigara agera aho adashobora kugira inama n'imwe ajyamo, ahubwo akigumira muri Kigali. Wakumva ngo habaye n'amanama ukumva ni ikibazo gikomeye. Nari mvuze n'ubwo burwayi hajyaho n'ikindi kintu cyo gusenya insengero. Ntimutekereze ko gusenya insengero mu gihugu cy'u Rwanda ari ibintu byajeho hazaza cyangwa byidumukije gutya. Oya, ni ibibazo bavandimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo Kagame arabizi neza ko Imana yamukuyeho amaboko. Niyo mpamvu ubona ashaka nawe ari gushaka kurwana nayo ngo asenye insengero. Ntabwo Imana bajya bayimurukana ngo bishoboke. Reka. Ahubwo nagira ngo mbabwire ngo buriya Kagame ameze nk'uko Farawo yari ameze. Kandi ndababwiza ukuri, wenda n'ibyo mbona, reka mbonero no kubwira abakuri iki kiganiro ko mperutse kuganira n'umuntu yarampamagaye ku giti cyiwe ambwira ibintu nzamutangariza, ari na okaziyo reka mbitangaze buno. Uwo muntu yarambwiye ati nagiye gusenga, n'undi gusenga, mbona ifoto ya Kagame, mbona Kagame ubwe, kandi ntinarigera mubona, mbona Kagame yambaye kositime, ipantaro n'ishati by'umukara na karavate y'umweru, n'ishati y'umweru na karavate. Arambwira ati ku rutugu yari yikoreye icyuma kinini cyane kingana na bya byuma, kimeze nka bya byuma bajya bakoresha bari kuririmba, iyo curanzi bacurangisha by'urumbeti. Icyari icyuma kiremereye cyane, akikoreye ku kaboko k'iburyo, yahengamye, cyamunaniye, ariko ahagaze ahantu ari wenyine areba inyuma. Yambwiye ko yamurebaga mu bitugu, yari ananiwe cyane, afite n'ibibazo byinshi cyane. Arambwira ati musengere umukuru w'igihugu. Ibyo rero mbivuyeho, sindi bigarukeho cyane. Nemera imbaraga z'isengesho, kandi nemera ko Imana ari ishobora byose. Rero bavandimwe, mbabwiye nti iyo urebye ibiri kuba ku gihugu cy'u Rwanda, ibihano biri kwisukiranya, ubukene bwugarije abanyarwanda, n'ibindi byose byugarije ubutegetsi bwa Perezida Kagame butuma atakigera naho abantu bari, mpita mpamya ko mu by'ukuri, mvuga ngo umuvumo wa Padiri Nahimana, umuvumo w'abanyarwanda, nibyo bikoze ku buyobozi bwa Paul Kagame. Reka ndekera aha, nta yandi makomantere menshi nongeraho. Murakoze cyane, reka mbashimire, mugire ibihe byiza.